mumeze mute bakunzi ba Rosette Vibes, ndabasuhuje aho muri hose mu bihugu bigiye bitandukanye. Muranyihanganira ijwi ryanjye ntirimeze neza, ndwaye flu, ariko nta cyatubuza gukora kwigisha abantu. So aho muri hose mugubwe neza kandi Imana isubize kwifuza kwanyu. Uyu munsi rero tugiye guteka igitoki special matoke, igitoki kivanzemo indagara, afite n'ibirayi ushobora kuvangamo, mbese ugakora melange. So twarabanje igitoki turagitonora. Wowe niba ukunda igitoki gihasi uzagihata, ariko ngiye nkunda igitoki gitonoye. Maze kugitonora mpata n'ibirayi ndabironga, maze kubironga mbikata kuri aba bibonye, mpita ntegura inyanya ku ruhande, igitunguru na pavuro. Noneho mpita nshyira inyanya zanjye mu mavuta yari yahiye, nshyiramo inyanya, ubundi gushyiramo inyanya, maze gushyiramo n'umunyu. Umunyu udufasha kugira ngo inyanya zishye vuba. So aho nayo maze gushyiramo umunyu, murabibona ko zigiye gushya. Nahise nshyiramo bya birungo byanjye, igitunguru na pavuro, onion na green pepper. Sinabivanze, ahubwo narapfundikiye. Urapfundikira ugategereza, ukongera gupfundura byahiye. So inyanya rero zahise zishya, zimaze gushya nshyiramo salisa yacu. Nkunda ibiryo bitukuye, especially watetse nk'agatoki ntukajye gatukuya, ntabwo buriye neza. Abona ndi gushyiramo salisa, nabona ndi kuyivanga kugira ngo isosi yacu yo mu gitoki ibe itukuye. Kandi hari ukuntu Yesu udafite na salisa wateka inyanya nazo zabitukuza, ariko ntabwo biba bitukuye cyane nk'ibirimo salisa. Aho rero murabibona tugiye gushyiramo cya gitoki cyacu n'ibirayi. Murabibona ukuntu bisa neza. Ubikata muri ushatse igitoki ntugikata, washaka ukagikata, biterwa n'amahitamo yawe. Njye nahisemo kugikata kuriya. Noneho mw'abantu mw'iki gitoki kiraryoha we, mba numva nakirya n'icyumweru cyose ntahagarara. So aho ndi kukivanga kugira ngo igitoki cyacu gifate irangi, gifate inyanya nyine, gifate irangi. Murabona ko gisa neza, cyatangiye gufata irangi. Urakivanga kugira ngo gifate irangi. So guys, imbere ya byose ndabibutsa ko muri ab'ingirakamaro, muri ab'umumaro kubagira. Nshimira abakoze subscribe, nashishikariza abatarakora subscribe gukora subscribe kugira batazajya bacikwa. Aho rero nahise nshyiramo amazi. Ushyiramo amazi kugira ngo igitoki nyine kibire, gifata umunyu, ugashyiramo na kamagi. So aho cyari kiri kubira. Bibitse ko ntabwo ushobora gushyiramo ibindi birungo, indagara cyangwa se ubunyobwa, igitoki kitarabira. Ushyizemo mbere kitarabira kirashirira. So aho cyari kimaje kubira, mpita nshyiramo ubunyobwa bwanjye. So guys, ushyiramo ubunyobwa bitewe n'igitoki ushaka ko kimera, gifashe igitoki gifashe ariko igitoki kirimo isupu, we aba ari wane. Igitoki kirekuye kiba kiryoshye. So murabona aho ngaho ni indagara zanjye hano zirakoze. Ubunyobwa nibumara kubira bwabize neza, kuko ubunyobwa tugomba kureka bukabira ugatogota paka buhiye. Ubunyobwa no kubutinzeho kugira ngo bushye, iyo budahiye butera mu nda. So twahise tubuvanga mu gitoki cyacu kirimo ubunyobwa. Muri kubibona, si de soup. Kandi mbibutse ko iki gitoki ni special matoke, ni igitoki kiri special nyine, nawe urabyumva. So guys, mbibutsa ko iyi video mubona ushaka kubitegura iwanyu, ubundi ukumva ko Yesu agira neza. Byaba biryoshye ukaza muri comment ukatubwira.
so aho ngaho rero twari twashyizemo indagara, turategereza kugira ngo indagara igitoki kibire, bwa bunyobwa bushye n'indagara zishye. Indagara rero ngiye nari nazishyizemo zikoze, zari zatetswe ku ruhande. Igitoki cyacu kirashya. Ngiye nkunda igitoki cyoroshye, ntabwo nkunda igitoki gifashe, nari ndi kucyaruraho. So ba bantu babyuka bafite amavunane bashaka kurya uturyo tworoshye, igitoki cyagufasha. Kino gitoki cyagufasha ukongera ugasubirana ubuzima buzira amavunane. Aho rero nahise nshyiramo agasenda. Sinkunda urusenda, ariko iyo natetse iki gitoki nibwo ngira urusenda. Iki gitoki washyizemo urusenda, mva nakiriye, ndangiye ndavuga ati se nongere nkirye na kumanywa, nongere nkirye n'ejo bundi. Cyari kiryoshye inshuti zanjye. So ubwo rero namaze gushyiramo agasenda, mpita nkata indimu nyanyagiza hejuru. Nyikunda, ngewe nkunda igitoki kiriho indimu, kintera peti. Indimu intera peti cyane. So nahise nyanyagiza akadimu, cyangwa se n'isosi ari yose uyishyizemo indimu iraryoha cyane, ni nk'icyayi kirimo indimu. Aho nari ndimo nyanyagizamo indimu kugira ngo ndye igitoki. Rero inshuti zanjye, inshuti za Rosette Vibes, icyo nababwira, kino gitoki kirimo vitamini nyinshi, n'imeranje, harimo ibirayi, harimo indagara, harimo inyanya.